nakugiriye neza ngo ukabungiriye nabi. Oya, ineza yo iriyishyura ubwanyu. Uragenda mugahurira imbere kuko wagize neza nawe ukabona ibyiza. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya ibyo ntibifite agaciro. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya ibyo ntibifite agaciro. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kugira nabi kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kugira nabi kakugaruka ukiriho. Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'uwundi utarabiruye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'uwundi utarabiruye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho.
abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bantu amazina yabo yaranditswe. Iyo Mana niyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bantu amazina yabo yaranditswe. Iyo Mana niyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, kakugaruka ukiriho. Mvuga ngo nsengera he kandi harimo abantu duhuye bwa mbere, barizwa mu itorero rya ADEPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali muri paruwase yitwa Kicukiro. Hanyuma mbarizwaho kuri paruwase, niho naje, niho nturuka mu byo gusenga nyine, aho umuntu arya igaburo. Si byose mwe ntimujya mujya ku meza y'umwami, aho ujya nyine bakamenya ngo aha ni iwanyu, n'uwagukenera yagusaba n'abashumba. Naho ngaho umushumba wanjye yitwa Mutima Jonathan. Shiramo indirimbo icyo nacyo cyane. Umva umuryango wo guterura umwana no kumukikira hana we, umva umuryango wo guterura umwana no kumukikira hana we, umva umuryango wo gushyira ingobyi mu mugongo ugaheka. Imana ni nziza iragutetuye, Imana ni nziza iragutetuye. Ibibazo birashira bikanibagirana, uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana, ati wari ingumba niwe ubyaye arahetse. Simfite ubwoba bw'ibimbaho kuko bizashira, simfite ubwoba bw'abanyirukanka nzabasiga, simfite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaruha. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana, ati wari ingumba niwe ubyaye arahetse. Imana ikamya akagezi yateguye akandi, abakwanga bakagutega iminsi urapfa. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Zaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Azaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Abakuvuze azaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Kandi bifuza kuba azaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze. Isi n'abayikorera nibo batuzengereza, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batugendaho. Uzangenda ugeze ryari kaho njya atari nkava, yewe navuye kure kandi ndagana kure, utanitafuta amarangapi. Ayayaya zaruhira abo bose bakwifuriza, bizagusiga uhagaze. Abakuvuze zaruhira abo bose bakurotse, bizagusiga uhagaze. Kandi bifuza kuba zaruhira ubusa, bizagusiga
bizakwica, abakuvuma umunsi ukira ngo bizagufata, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya, bose bose bazaruhira ubusa, bizagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazaruhira ubusa, abo bose bakwifuriza bizagusiga uhagaze, abakuvuze bazaruhira ubusa, abo bose bakurotse bizagusiga uhagaze, kandi bifuza kubaho bazaruhira ubusa, abibwimana imbere yawe bizagusiga uhagaze. Uzamfashe mbe nyiriho Mana, uzakomeza unteze intambwe, uzampe n'iherezo ryiza, nzareba amaherezo y'ibi bintu, kandi nzi ko uzabikora, kandi nzi ko uzabikora, erega nanjye ndabizi kandi uzabikora. none se mwebwe nari nzi ko dusoje, hanyuma kambere chakomba akarengane kari mwisi, kuburara ukabwira ugashakisha ugashoberwa, abandi barya bagasigaza, birababaje Mana we, kubita utababarira, ibyo ngerageje gukora binca mu myanya y'intoki, nabona amafaranga akanca mu myanya y'intoki, nabaza babibonye bakambwira ko ari inyatsi, nabaza aho zaturutse bati ni karande zo mu miryango iyo, kubita utababarira, yewe Mana ngwino urwane inkundura, kubita utababarira, kubitira inyatsi na karande, kubita utababarira, izo zaranzengereje, kubita utababarira. Kuba mbi ntigikwiye kuba icumbi, hadutse ibinyirukankana, haje bifunga amayira, haje indwara zidakira, haza ibizana ibyorezo, niyo narira nkahogara sinabona ungirira impuhwe, umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza, umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Ubutunzi bwo mwisi bufitwe n'abanyamaboko, abanyantege nke ntibateze kububona, ababufite barabwikubiye, ababufite barabwikubiye. Mana wenda kwinginze umbabarire, Mana wenda kwinginze ungirire impuhwe, izuba ntirirenge utangiriye neza,
wowe urifite mu kiganza. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Bani nkundura nk'iyo warwanye kwa Farawo, bani nkundura nk'iyo warwanye muri Egiputa, bani nkundura nk'iyo warwanye ku nyanja itukura. Kubita utababarira, kubita utababarira, yewe Mana ngwino urwane inkundura. Kubita utababarira, kubita utababarira, kubita utababarira. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Haleluya! Ongera umubwire ngo Imana ikubite. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Vuga ngo Imana ikubite. Haleluya. Yes, way. Down the shimmer. Down the shimmer. Here you go. Here you go. Yes. Down the shimmer. Madam Sewer! Woo! Madam Sewer! Hey! Woo! Woo! Here go! Yes! Yes!
wakoreye umusozi kubyo wakoreye umusozi we amahanga ayiwe icumu we iryo cumu we iyo koni we ikamba we ayiwe ushimwe kubyo wakoreye kubyo wakoreye umusozi we amahanga we icumu we iryo cumu we iyo koni ikamba we ikaba yawe wararibabariye ushimwe kubyo wakoreye kubyo umusozi we amahanga we ayiwe iyo cumu we ikoni we ikoni we ikamba we wararibabariye ayiwe ushimwe kubyo wakoreye kubyo wakoreye umusozi we amahanga yose icumu we iyo koni ikamba we ayi wararibabariye ayiwe ushimwe kubyo wakoreye kubyo wako musozi amahanga we icumu we iyo koni ukuntu umara gupfa ntabwo uzaba ugitambye tamba tandira Imana mu gihe ugihumeka ukuntu umara gupfa ntabwo uzaba ugitambye tamba tandira Imana mu gihe ugihumeka kuko numara gupfa ntabwo uzaba ugitambye tamba
Kunda abana cyane, bafasha abana kwiga amashuri. Ikintu cyafasha abantu kuva mu bukene ni ibintu bibiri, ni Imana n'amashuri. Umwana uzi Imana, kubera kukumenya Imana niko kujijuka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari abize baraminuza kubera ko badafite Imana, inzoga zikabica, ibiyobyabwenge bikabica, ubusambanyi bukabica, bakarwara sida bagapfa. Ariko umuntu uzi Imana ntaza ajya muri ibyo. Amashuri ya mbere ni ugukunda Imana, ayandi mashuri ni ukuyiga aya mashuri asanzwe, kuko ubwenge burarahurwa. Aba bana bose bafite inzozi, bamwe barashaka kuba ba meya, abandi barashaka kuba ba pasiteri, abandi barashaka kuba abarimu, abandi barashaka kuba aba business. Ariko nta meya utarize ubaho, nta muntu ukomeye utarize ubaho. Rero abana bacu niyo mpamvu tubashakira ayandi mahirwe. Ntabwo tubakura kuba abana banyu, ariko tubashakira ubundi bufasha. Abandi babyeyi babafasha kwiga. Iyo ni umuryango Comfort My People, cyangwa humuriza abantu banje. Ufite iyerekwa ryo gufasha abana benshi kwiga, kuko turabizi kuko nibiga bazagera muri izo nzozi zabo. Umwana wese aba afite inzozi, abashaka kuba umupilote, abashaka kuba umuganga, ashaka kuba umugenerali, abashaka kuba pasiteri. Abo bose bazabigeraho ari uko bize, ariko bamenye gusoma no kwandika, ariko bize ibyo bijanye n'uwo mwuga wabo. Rero turabahera bakira abana, tukabafasha, tukabashakira abaterankunga. Ikindi tukabasengera, tukabazana mu nzu y'Imana. Batazayiga gusa mu mutwe hanyuma bakaba ibyihebe, bataziga gusa hanyuma bakafana sida, bataziga hanyuma bakicwa n'ibiyobyabwenge, bataziga hanyuma bagafana inzoga. Wa mubyeyi we, wa mama, wa mugabo we uri hano, uyu munsi ndagusaba muri iyi gahunda duhaye dusengera yo kongera abandi bana kubona abaterankunga, ndagusabye ugire n'ishaka yo kuzana umwana mu nzu y'Imana, urerere umwana mu nzu y'Imana. Na Yesu yari umwana w'Imana, ariko yagiraga ingeso yo kuja mu nzu y'Imana. Nimutarerera abana mu nzu y'Imana, bazarerwa n'amateleviziyo, bazareba amafilime abantu bakubitana, bakabona amafilime abantu bicana, kubera kuko nibyo bizaba bibuzuye, nabo nibyo bazakora. Ariko nibiga ijambo ry'Imana, bakiga urukundo, bazakura, bige, baminuze, kandi bagire ubumuntu, kandi bazagire mu ijuru. Haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Hari ababyeyi benshi bakora amakosa,
iyo agiye gusenga asiga umwana iwe akambara neza akisiga akaja gusenga, aho kuvuga ngo usige umwana, ahubwo wewe wasigara kuko wewe uri umuntu mukuru ukashiga umwana akaja kwiga akayiga ijambo ry'Imana. Ntabwo dushinzwe gusa kubagaburira, ntabwo dushinzwe kubambika, dukeneye no kugaburira imyuka yabo. Ubu ngubu mu bihe turimo abana bagiye mu biyobyabwenge, abana bapfuye kubera iki? Kubera kuko kenshi na kenshi ababyeyi baja kwisenga bagasiga abana mu rugo ngo bariya baracari batoya. Ariko ushase ko umwana asenga cyane umumenyereza akiri muto nguyu. Vuga ngo comfort my people. Niwo mushinga uba ubishurira. Comfort my people. Uyu niwe perezida wacu. Amen. Yafunguye irindi shami. Ni umuryango wavuse mu Rwanda ariko ubugeze no muri Amerika. Uyu niwe uduhagarariye hariya muri Amerika. Yakoze akazi keza kandi akunda abana cyane. Wenyine afite abana nawe a sponsoringa hano batatu. Wenyine. Umukomera amashi. She is my friend, my co-worker. We work together in Comfort My People International. And our vision is to get so many people, so many children to sponsor. Turashaka ngo abana benshi babone abaterankunga. Tihagire n'umwana n'umwe uzasigara mu rugo. Abana bose muri urusengero bazabona abaterankunga. Dukomera amashi Yesu. Timwasengera Imana ngo ifungure iyo miryango. Amen. Mwabisengera. Mwabisengera. Ninde wabisengera? Ninde wakora iryo sengero? Ngwino hano. Want to pray sponsored. The microphone ya. Bicisha bugufi dusenge abana bazabone abaterankunga. Mana turagushima, Mana turaguhimbaje. Mana turakwiyegereje mwami muri iki gitaramo cy'aba bana kugira ngo mwami uzabagirire neza, kuko Mana abana n'impano izivi wawe. Umwana iyo atize umubyeyi arababara, umwana iyo atameze neza umubyeyi abigiramo ingaruka. Ariko mwami turasaba mwami ngo ufungure ijuru, ufungure mwami impande n'impande z'isi zose ko arenye, kugira mwami ngo buri mwana uri hano, umwana w'umunyarwanda wese mwami azabone mwami umuterankunga, kugira Mana ngo izina ryawe rizashigwe hejuru. Baravuze mwami ngo icyo tuzasaba twizeye mwami ngo uzagikora. Mwami dusabye twizeye, kuko mwami ibyo tugusabye twizeye ubikora. Dusabye mu mazina atatu ijyawe n'iry'umwuka wera. Amen. 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 So excited to be with you today. Turashima cyane kuko twageze hano uyu munsi. We have some fun stuff prepared for you. Hari ibyo twabateguriye. But first I want to introduce my team who is going to be playing with you today. Ndabanza kubereka abantu twazanye. Amber. Mukomera vuga ngo muraho Emba. Vuga ngo muraho Emba. Vuga ngo hello Emba. Yeah, now you are. Uyu n'umwarimu azayigisha nawe mu ishuri. This is her third well. N'umwarimu akon. This is Bree or Brian. Yeah, Brian. Brit. Don't fall. Brit. Bree. Vuga ngo hello Bree. Hello Bree. Bree will be helping with some of the games and stuff today. Bree araza kubigisha imikino irunaka. This is Shane. Sean. Vuga ngo hello Sean. Shane is good at puppets, and you're going to get to experience Shane that today. afite agakino karaza kubasesa murahwera murapfa muraseka mutangara. Okay. So just get. Yeah, you take it. Okay, moves. Kandi birasaba ngo mwige kubyina. So even though you may not know the song, na utazi indirimbo, you can still do the motions with us. Ariko mubyine gusa. Okay? All right. Okay, are you guys ready? Muriteguye?
cyane muriteguye Stand up. muhaguruke Everybody stand up. muheguruke. Okay, so the first one, you're going to need your hands like this. mugire amaboko gutya. You're fine. You're fine. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Since Jesus Christ came in and saved my soul from sin. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Okay, do just the motions. Okay. So the first, you tugende go ahead. at first you do in right, ya mbere mugira gutya out right, hanyuma mukazamura amaboko gutya up right, mukayagira gutungana down right, mukayamanura happy all the time. ukakoma amashi. Okay. You're going to go in right, agereranyije out right, ugahindura amaboko up right, ukagira uzamura down right, ukamanura. happy all the time. We'll do it once, and then we'll do down right, happy all the time. Since Jesus Christ came in and saved my soul from sin. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Now faster, you ready? Bo vuba vuba nono aba turebe abahanga bafashe abiga neza turebe. Can we speed it up? Rimwe kabiri gatatu vuba vuba. Ready? I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Since Jesus Christ came in and saved my soul from sin. I'm in right, out right, up right, down right, happy all the time. Mukomera amashi cyane. I gotta show him the motions first. Okay. Go ahead, tell her. Okay, we're gonna do a different song. This is called In the Lord's Army. Tugiye kuririmba indirimbo y'abasirikari ba Yesu. So the first motion is I may never march in the infantry, Abasirikari ba Yesu. ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Okay, so the first is you march. Then you ride a horse. Hanyuma Then you shoot the hanyuma artillery. ugaterera isasu. And then you fly over the enemy. Hanyuma ugatwara indege ku mwanzi mbere The y'umwanzi. Lord's army. Kandi ugakubita salute. Okay, so it's sing a song for. Okay. Itafari. Shoot the artillery. Tera urusasu. Fly over the enemy. Ugatwara indege. In the Lord's army. Ugakubita salute. We good? Let's go. Tugende. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Okay. Okay. Murangije muvuga ngo yes sir. Muvuge ngo yes sir. Okay. Cyane. We're going to do it again. You ready? I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes sir. We keep this. Oh. Muraho. Muranzi. Yitwa nde? Bababwiye ko nyitwa nde? Salomo. Yego 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 yego. Ah. 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 Naje kubasura mvuye muri Amerika. Nariye ubugari bwa mbere mu Rwanda. Saba ariko nzigumira hano mu Rwanda. Nzigumira hano ntabwo here like the guy with who got yeah, he didn't have somebody to push him. Twisuriye imiryango 16 There are 15 families, ifite abantu 97. 97 people. Reka dukomere Imana amashi. Let's give glory to Jesus. Hallelujah. Imiryango 16
97 people already ifite abantu got 97 already bishyuwe got mituweli. this year. Brother ari inyuma kandi nawe ari muri aba bishyuriwe. And that guy with a wheelchair is coming too. Ubundi wese ushobora kuba yarishyuriwe nawe aze hano. Turashima Imana rero. We thank God for that. Ibyo Imana yakoze. This is God. Kubona mituweli ni ikibazo. It's a big challenge for them to have it, to pay for it. Ejo bundi twari mu mahugurwa Musanze. Yesterday we was in a training. Baratubwiye ngo ikintu amatorero agomba kubanza kwigisha abakristo ni ugutanga mituweli. The government asked us to tell the believer to pay for insurance. Rero turashima Imana kuko habonetse umuyoboro wo gufasha abakristo kwishyura We mituweli. thank God because through Comfort My People, God is paying insurance for believers. Hallelujah. Amen. Amafaranga bishyuye mituweli, The money they pay for it, bishyuye 291. they pay almost 300 for the insurance for this 97. Iyo Mana yabikoze tuyikomera amashyi. Let's give glory to God for that. Kubera ko Imana idukunda. Hallelujah. Because God loves us. Barampamagaye barambwira ngo bashaka kwishyurira n'abandi mituweli. Twakomera Imana amashyi. They told us we will pay for more. Abandi bagiye kwishyurwa mituweli. The other we will add more on this list. Abashinzwe abazi abakristo bagiye baduheza amazina yabo, turagenda tuhamagara rero abantu bagiye kwishyurwa mituweli. Reka barangije batambuke bagende. It's married for the second time. Ejo bundi bagize umugisha barabyara. God did a miracle, they got a child. Ariko ubuzima nyine ntibyoroshye kubona. But there is no meaning. She's very poor. Mudamu we ntiyaje. His wife could not come. She's still in a hospital because she got through C-section. It's near where we will have our meeting tomorrow. So because they could not afford it, we will put in among people who will get insurance from Comfort My People International. May God bless you. Turakomeje rero tugeze kuri Vestina uwamahoro Konsole natambuke n'umutware wiwe nimba ari hano. Uwamahoro Konsole n'abana baje, abari hano baze batambuke. Abandi nta kibazo. Vestina w'umunyagahinga natambuke. Zimurinda Tarasisi n'abana n'umudamu baze. Zani Nkarahabu atambuke nawe. Vestina wikayenzi natambuke n'abana. Celestin n'umudamu batambuke. Kezabera Wilson atambuke. Mukasine Josephina Nyagahinga atambuke. Liberata Mukamurenzi Irambazande Chantale Uwamahoro Mukarunyinya Goderiva. Sinzi niba umwanditsi watwandikirwa rutonde hari uwo yibagiwe mu bo twari twavuze ejo twakoranye ikiganiro, nimba yasigaye twamushyiramo.